Muraho neza bakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza, kugira ngo utazayibona ukagira ngo ubonye umuhanda w'ubusamo wagera imbere ukabura inzira. Bashyiraho kino cyapa kubwira ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakavuga ngo si icyapa kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bifite amabara asate, uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'ishusho uhitemo B, inzira idakomeza, uhita uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda, wenda se ni igihe cy'impanuka, ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda bari kubikuramo, byabaye ngombwa ko umuhanda bawufunga. Rero aho mugomba kunyura hari ibyapa bishyirwaho, biba bifite ubuso bw'amabara asate: A, ubururu; B, umweru; C, umutuku; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Bashyiraho biriya byapa bitegeka bavuga ngo hano umuhanda urafunze, icyerekezo gitegetswe mukati iburyo gusa, cyangwa mukomeze imbere gusa, cyangwa mukomeze ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bayobereje umuhanda. Iyo badakoresheje biriya bitegeka bakoresha kiriya kiranga kiba cyanditsemo ngo deviation, kuyobya umuhanda. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Nibyo bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubuso rero aba ari ubururu. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe? A, ibyapa biyobora n'ibitegeka.
n'ibitegeka, b ibyapa biburira n'ibitegeka, c ibyapa bibuza n'ibitegeka, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se ibyapa bibuza n'ibitegeka. Biriya byapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda, kubera ko bino byapa byombi uzatangira kubikurikiza ukimara kubitaho, bitandukanye n'ibindi ukurikiza mbere. Ariko bino byo uzaza uri kubibona imbere yawe utari gukurikiza ibyo biri kukubuza cyangwa biri kugutegeka, ariko ukimara kubyitaho utangira kubahiriza ibyo kiri kugutegeka cyangwa kiri kukubuza. Rero niyo mpamvu biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndizera ko ramutse kwandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira: kirangwa n'amabara asate, a ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, b umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, c umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni a ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Nari maze kubibabwira haruguru byajyaga gusa. Hano batubwiye ngo bibaye ngombwa ko hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, wenda si igihe cy'imvura bari gukura ibitaka mu muhanda, cyangwa se hari icyago kidahoraho, wenda nk'ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga bari kugikuramo. Ahategetswe kunyurwa haba hari ukuntu hagomba kugaragazwa. Rero hashyirwaho ibyapa bitegeka bavuga ngo hano ntabwo mwemerewe kuhaca, icyerekezo gitegetswe mukomeze imbere gusa, mukata iburyo gusa, mukata ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bashaka kunyura. Banabitubwiye mu kibazo baratubwira ngo hategetswe kunyurwa. Bakivuga hategetswe n'ubundi urahita ushakiramo byapa bitegeka, kandi biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu duhisemo a ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Kiba giteye ku buhe buryo? a ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara, b ishusho mpande enye, ubuso bw'ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera, c ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni b ishusho aba ari mpande enye. Iyo bavuze ishusho y'icyapa baba bari kukubaza ese ni uruziga, ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye. Rero ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Ubonye iriya video y'ibyapa byo ku mihanda utari kuyibona, nyandikira ni kuri 0789351626 nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite iyihe shusho?
Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Birabujijwe gukata iburyo. B. Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C. Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D. Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe gukata iburyo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Uri kubona harimo agafureshi gakata iburyo ariko gacishijemo umurongo ubereretse utukura, kavuga ko bibujijwe gukata iburyo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntibugomba kurenza ibihe bipimo: A. Metero 11, B. Metero 10, C. Metero 7, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C. Metero 7. Iyo bavuze umutambiko, niba ari imodoka ifite umupine umwe iburyo undi ibumoso, kiriya kibihuza gihuza umupine w'iburyo n'uw'ibumoso nicyo bita umutambiko. None kwa bino binyabiziga bifite imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, kandi iyo mitambiko ikaba itarenze ibiri ikurikiranye ariko mu bugari bwayo kiba kigomba kuba gifite uburebure butarenze metero 7. Ndizera ko ramutse ndizera ko yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndi kubategurira amasomo, ukanda subscribe aho hasi umukara ndetse ngo subscribe kugira ngo ugire isomo nirishyiraho uzahita uribona mu ba mbere nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? A. Ntacyo gihindura. B. Abo rireba nibo batambuka mbere. C. Abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A. Ntacyo gihindura. Ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane haguteza ibyago hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa. Iryo tara ry'umuhondo rigashyirwaho kugira ngo bakubwire ngo nyuraho hantu urushijeho kwitonda kubera ko haguteza ibyago. None bari kutubwira ngo iryo tara ry'umuhondo bakoresheje, ese hari icyo riba ryahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga kuri za feruje no ku byapa byo gutambuka mbere? Duhita duhitamo A, ko ntacyo gihindura. Uretse kukubwira ko ugomba kunyura aho hantu urushijeho kwitonda, ntacyo riba ryahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndizera ko ramutamo A. Ndizera ko yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagaruramuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A. Velomoteri. B. Pikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande. C. Igare. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari igihe tuzahitamo B, none hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tuzahitamo B ryari? Kuri B nibavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uzagihitemo nicyo kizaba ari icyanyacyo. Nibavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dore na hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bavuze ngo ni ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, kandi aba ari ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndakeka ko waramusamo D utari wagikoze, ni cyiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kwitwara uti? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B, vuza ihoni ukomeze. C, gabanya nurangiza ukomeze witonze. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Niba ubonye umuntu arahumye, ni impumyi, ari kwambuka umuhanda ariko afite ya nkoni yera y'abatabona, wowe uri kubibona ko ari kwambuka umuhanda, uba ugomba guhita ufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhita uhagarara. Ugahagarara ukareka akabanza akambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba guhita mufata iyo nkoni nk'icyapa kibamenyesha ko mugomba guhita muhagarara. Ukeneye kode, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kikubwira ko ugiye kugera ahantu hari ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Tuzabyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, bavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Iyo ari uruhande rw'ibumoso, baravuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hari impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, tuzahitamo C, ifungana ry'umuhanda. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. A, ni meza kuko atuma ureba kure. B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C, akwizeza ko abandi bakubona. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Buriya amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ari mabi kuko arakugarukira akaguhuma
amaso, ahubwo ukoresha ariya ya kamenabihu. Ndizera ko uramutse B rero, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko bino binyabiziga biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. None mu kibazo wavuze ngo buri mwaka. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo kirimo. Ariko nujya mu kizamini ukaba urakora mu kanya ukabona bavuze ngo bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6, uhita uvuga ko A na B na C ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko baramutse bagihinduye batugikora kubera ko mbabikubwiye hakiri kare kugira ngo ure nabyo ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibugomba kurenza ibihe bipimo: A, santimetero 75, B, santimetero 125, C, santimetero 265, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wari wabona romoroki ikuruwe n'igare? Ikuruwe n'ikinyamitende 3? Niyo hano mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo: A, metero 2 na santimetero 10, B, metero 2 na santimetero 50, C, metero 3, D, metero 2. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Bino binyabiziga bifite ubugari bungana na metero 2 na santimetero 10 biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ikindi kintu ugomba kumenya ku matara ndangaburumbarare, aba agomba kumurika byibura muri metero 200 igihe ijuru rikeye ari nijoro. Ndakeka ko nicyo ngicyo niba kikubaza urahita ugikora. Ariko nanone n'amatara agashyirwa ku binyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. Ndizera ko aramutamo A, ndizera ko aramutse yandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B, umuhanda uyoberejwe iburyo. C, kata iburyo gusa. D, umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, kata iburyo gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Baba bari kukubwira ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa. Ntabwo wemerewe gukomeza imbere, ntabwo wemerewe gukata ibumoso. Ikintu utegetswe cyonyine ni ugukata iburyo gusa. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Bakunda kubikoresha nk'iyo habaye umupira muri stade cyangwa se hagiye gutambuka umuyobozi, hari imihanda bafunze bari kukwereka rero ibyerekezo utegetswe kunyuramo, cyangwa habaye nk'impanuka n'igihe cyinshi bashobora kubikoresha. Ndizera ko rero
nujya urabibona bikaza no mu kizamini urakora mu kanya urahita ubikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40. Byibura itara ryo ku kinyabiziga rya mbere riri hasi riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka kugera kuri iryo tara rya mbere. Ariko ikinyabiziga kidapakiye kubera ko gipakiye birashoboka ko gishobora bino bipimo bishobora guhita bigabanuka. Murabizi niba ikintu gipakiye hari ukuntu kisa nk'ikika hasi. Rero mu gihe ikinyabiziga kidapakiye byibura itara ry'ikinyabiziga riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka. Ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B umweru. Kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, wowe ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku, nta kirango kiba gifite. Bari batubajije ubuso aba ari umweru. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga: A amapikipiki, B velomoteri, C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B velomoteri. Velomoteri ibigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ingana na metero 20. Yavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kigenda kigira ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Kuri velomoteri rero ho aba ari muri metero 20. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni: aba ari iyihe? A mpande eshatu, B uruziga, C urukiramende, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B uruziga. Icyapa iyo bavuze ngo ishusho baba bari kubwira ngo ese ni mpande eshatu, ese ni uruziga cyangwa ni urukiramende. None baravuze ngo kivuga gukikira bitegetswe. Ucyumva ngo gukikira bitegetswe itumenya ko ari mu byapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubajije ku ishusho gusa y'icyapa, rero aba ari uruziga. Ndizera ko ramstamo B, ndizera ko ramskandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere,
amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire rero cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.